ngije baramamagara baravuga ati turi nayo watubabarira ukaza ukadusengerera uyu mwana ko bavuga ngo urasengaga. Ndangije ndavuga nti Imana koko ubu ngubu ndagenda nsengera umusazi koko wa mana warakira. Ndangije ndagenda ari mu gitondo musanga yo bamukingiranyije mu cumba iwabo. Nta muntu wamwegeraga uretse ko bamukingiranyaga mu cumba bakamuhereza ibyo bamuhereza arangiza akagenda. Ndangije ngerayo mbwira Imana nti Mana nageze aha hantu ureka ubasha gukora igitangaza nje ntaco nishoboreye ariko uko ngiye kwatura abari wowe uza wikorere. Ndangije umwana w'umusore ndamusengera mu kumusengera ndangije ndababwa nti mumurekuraze hano muri saro. Noneho mu kumurekura aje muri saro ukuntu yabakubitaga amakofe ukuntu ikintu cyose bamuhereje cyaba igikoma gahita kimena ntago yongeye kubikora ahubwo twaricaranye. Ndangije mfata Bibiliya ndasenga mbwira Imana nti Mana nzi yuko ushobora byose kandi nzi ko hari ubutware washize mu biganza byacu. Nyemerera uyu mwana w'umusore azakire yongera asubire ku ishuri. Umwana w'umusore navuyeyo ga umwana nta kibazo nsiga ukuntu yasaraga ukuntu yabaga ari kwivumbaguza. Umwana mbona aricaye aratujije atangira gusaba amazi. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concorde TV show aho merere hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Reka duhere ku bantu bari mu ntara y'amajyaruguru kuko niho twicaye, nkurikizeho abari mu ntara y'uburengerazuba kuko niho mvuka, nkurikizeho abari Kigali mfiteho mukuru wanje, nkurikizeho abari iburasirazuba naho mfiteho murumuna wanje ihuye cyangwa se mu majyepfo. Naho nkeneye kubona y'umuntu uhari uri mu majyepfo nkaba nahibagiwe nawe yiyerekane. Ariko Huye mfite inshuti nyinshi nabo ndabasuhuje. Reka nsuhuza abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye mutwumva mwumva ikinyarwanda mvuge ngo Imana y'amahoro ibahe Simoni w'umunyekure n'abatwaza umusaraba. Mu gihe Simoni Petero mwagiriye neza mugasangira imigati nk'uko Yesu yayitubuye bakarya yabakwepse, haze Simoni w'umunyekure n'abatwaza umusaraba. Muri make haza umuntu utakekaga ko muzima bawe yaza kugira ngo akugirire neza. Ndagushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ukayikandaho. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Twabwiye yuko tuzajya tubatenguha ahubwo tuzajya dufata urugendo tugasura abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi ndi kubona adasanzwe. Umuntu wamundangiye yarambwiye ati mva sha waracitswe wowe waracitswe uhora utuzana buri gihe tugakora ikiganiro. Nawe ajya nyura hano ntabwo muvuze izina. Arangije ati mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ngo ni 7. Araza utubwira niba aribyo cyane niba nibeshye. Atumva afite impano ateko nke cyane iyanteye ubwoba nabonye afite ni y'ubuhanuzi. Reka nanabivuge mbese ubundi uwo muntu wamundangiye yitwa Mama Mutoni akunda kunyura hano. Yarambwiye ati ntuzi ko abantu bankunda bagamaganga nkabasengera ati nanjye uwo mukobwa umva ndamugushimiye. Ndangije rero mfata urugendo mvi Musanze ndagenda ngera mu Gahunga ngera Rugarama ngera ahantu hitwa mu Rutamba umudugudu wa Rutamba mu kagari ka Gafumba umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Ubu niho twicaye tuje gusura uyu muntu. Murangana umunsi nagize amagambo menshi ariko cyane nukubera amavuta witeka ndi kubona ari kuri uyu mwana w'umukobwa. Yewe uraho? Yego. Yes ashi. Yes ahimbaza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Witwa nde? Amazina ni Turinayo Françoise. Bambwiye ngo ufite imyaka 17. Mfite 20. Yibeshye 3. Reka twisengera Imana inatubabariye kwibeshya. Yego. Kadusenge. Yego. Mana yacu turagushimye. Uri Imana nziza, uri Imana nyakuri, uri igiti cy'inganza marumbo. Turagushimye ko wemeye kubana natwe. Waturinze nukuri data wa twese tutari beza. Waturinze tutarushaga abandi gukiranuka. Ariko n'ubuntu n'imbabazi wabashiye kutugirira. Mwami Imana warinze abakobwa, urinda ababyeyi, urinda abapapa, urinda abasore ndetse n'abana batoya. Mwami Imana waturindiye impande enye z'igihugu data wa twese. Nukuri Mwami Imana icubahiro nishimwe n'ibyawe. Tugarutse imbere yawe Nyiringabo data wa twese. Mwami tugarutse imbere yawe nka wa mwana w'ikirara. Data wa twese rekubasha gukomeza kutweza, rekubasha gukomeza kuturengera, rekubasha kuduha imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa naco. Rekutangirane natwe Nyiringabo kandi usozanye natwe. Umwanya turamara aha hantu abarimo bari kutwumva nabo bahereza umugisha wawe, nabo bambika imbaraga zawe. Jambo
mwami Imana nukuri data wa twese ugera impande enye z'isi hose komeza ubane natwe komeza kuturinda komeza kuturwanirira ukomeza kutubera ku rugamba tubigusabye tukwizera mu izina rya Yesu Kristo amen. Yego Françoise ngiye navuze ngo umukobwa n'aka 17 urangije urambwiye ati wibeshye hitatu yose reka kuyikuraho mfite 20. Yego ni 20 ufite? Ni 20. Ndakubyaye. Oya biranagaragara. Aragaragara kubyaye. Wankurikira nk'ubwa gatanu da. Wankurikira nk'ubwa gatanu uragegeza akamikoro ganga wadukurikiye batwumva. Nibwo bwa mbere se waza kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Urukumva ufite ubwoba? Aya ntabwo bamfite. Ako nakabura. Ntago kabura. Oya humura pe. Nose ngewe ukona ubwoba nteye? Oya. Ndaka sore keza kandi umugabo mwiza. Ntabwo woba nteye sibyo? Humura rero. Humura n'abantu bagukurikiye nabakunzi bawe nabakunzi banje nta kibazo pe ntacyo baragutwara. Yego. François wakishijwe ryari? Nakijijwe mfite nk'imyaka 8. Mfite imyaka 8? Nibwo nakiyagakiza. Nibwo wakiyagakiza. Wakijijwe ikisi ko kenshi umuntu akizwe ibyo yakoze ati nge nari umusambanyi nari umusinzi nari umujura none narabikijwe ku myaka 8 ko kubwo wewe warakoze ibihe wakijijwe? Abana bose nabatukanaga buriya nabyo wabikizwe kavuga ati Mana mbabarira. No gukora mu nkono disi no gushamuza undi mwana mugenzi wawe no kurwana ibyo byose nibyo wakijijwe. Ngirebye navuga ko icyo gihe ahubwo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ugasibyo n'ibyaha wabarakijijwe bigize ndi kujyana byo n'ibyaha cyane twatundi bita ibyaha by'inyongobeza bugingo harya ubugora urabizi ibyaha ngo ibyaha by'inyongobeza bugingo utwo ngutwo nyine twitwa utwaha cyase byende bavanga umbabaye ngo icyaha n'igisa nacyo ibyo ni ibisanzwe ariko nabyo tugomba kubikizwa. Nuvuga ngo Françoise yakishijwe gutukana no kubeshya no guterana amabuye byose. Oya urebye wakiriye Yesu tu sibyo wewe wagize amahirwe umaze kumwemera se nk'umukiza wawe ni ibiki wahamije mu bandi ariko undi yo ndirimbo twaririmba we ya 74 numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawo je ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira je ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira nahawe n'umwambaro mwiza wera cyane wabacungujwe watubikiyeyo jangira amatsiko nkawifuza mugenzi icyamanga sanguna wambaye je ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira kuri ubu njangira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyampa ngo sangu yahawe nawe je ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira je ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira kuri ubu njangira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye
atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi icama ngo nawe uzahwe nawe jye ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira nahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icama ngasanga nawe jye ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira jye ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira. Haleluya, amen. ariko udutero twagiye tukunanira kizi indirimbo zo mu gitabo zageze rananira usanga twarefure twinyuma tujya gusa umuntu akagira ute akatwitiranya. Umaze kwakira Yesu rero ku myaka yawe 8 nuwuhe murimo watangiye uri kumukorera? Umurimo natangiriye muri korali y'abana batoya nkayantonera indirimbo ngatera amakorasi nuko nyivamo batwimura muri korali y'abakuru no mu y'abakuru ndakomeza badirigente guca. Yego. Kuririmba izindi mpano ufite? Kuririmba ndaririmba, guhanura nabwo ndahanura n'ijambo ry'Imana. Yego no kubyinira Imana byose birimo. Yego. Mukanya turabyina. Ariko cyane umuntu wakumbwiye. Ubundi sibwo bwa mbere nawe umbonyeho. Nanjye nibwo bwa mbere pe. Ariko ari umumama witwa Mama Mutoni. Abakunzi ba Concord TV show rwose ajya nyura hano kandi abenshi baramukunda. Yarambwiye ati rero ati twebwe burya tukubyina tuvamo turi gusaza. Ariko shaho atari umwana w'umukobwa. Ngo witwa nta nubwo yambwiye Françoise yari indi zina nirihe yambwiye. Turi nayo. Yego ngo witwa Turi. Yego witwa ngo witwa Turi. Urumva atafite amavuta atarahanura atakikubita mu kirere akagira utakikozayo. Atumva rero rwose pe ati nkwikije uko bankunze ati rero nawe uzamuzane avuga imbaraga z'Imana ati nkuko abantu bajya bampamagara nkabahanurira ati nawe rwose nta kibazo bazajya bamuhamagara kandi babohoke. Nanjye niyo ntego ya channel yanjye. Ufite telefone? Yego. Aho turajyanamo. Urumva ubwo rero tugiye kuvuga ku mpano y'ubuhanuzi, tuvuge niyo kubyina nayo uraza kubyina sibyo, kuririmba bwo twabirangije no kubwiriza uraza kugira ute, uraza kubwiriza. Impano ziradushobokera turazigira. Ariko yo guhanura kenshi ntabwo byizana. Ahubwo wabitegeka. Ahubwo wavuga ngo ngiye guhanura Concorde cyangwa wumva bije. Wumva bije uko Imana igutegeka niko biba. Ntacyo nibiza ugira ute uhanure. Ariko ho tugiye kuvuga uko iyo mpano yaje sibyo, nuko wagiye uyikoresha. Impano yo guhanura yatangiye kuza ryari? Kwiyo myaka 8. Oya. Impano yo guhanura nta yaje ku myaka 8. Ahubwo nakomeje gusenga byibuze natangiye guhanura nka mfite imyaka nka 17. Yego. Niho natangiye guhanura. Ariko ukumva mu 17 ukugaruka uziko nibeshe ufite imyaka 17 burya ngorata. Mama Mutoni yambwiye ngo watangiye guhanura ufite 17. None ngira ngo niyo myaka ufite. Komeza. Ni nka 17 natangiye guhanura. Ubu maze imyaka 3 uri umuhanuzi. Yego. Byajute se? Guhanura ukuntu byaje narasengaga ngasenga Imana iti nguhaye impano y'ubuhanuzi, ariko ngasenga nkavuga ni Imana none ko wavuze ngo mpaye impano y'ubuhanuzi bimeze bite? Noneho ngasenga nkarara mu masengesho ndi gusenga ku rusengero, ngiye kubona umunsi gumwe umukozi w'Imana imuciyemo rero. Umunsi bugumwe nanjye mbona Imana iramvugishije ndatumika nkuko yintumye. Ajya kuduhisha
hari uwambwiye urumva ngo agiye kubona ngo abona ngo umugabo ngo muremure ngo wambaye ngo imyenda ngo y'umweru ngo ikanzu nziza nziza y'umweru ngo abona ari kumubwira ibintu none ngo nawe akumva ari kubivuga ari kubibwira abantu nawe ni gutyo aha none se abantu bereko bitandukanye nyine wowe byaje gute ngewe ukuntu byaje nagiye kubona nyine ntarahanura nabonaga ndi guhanura ariko bitari byaza noneho nabona ndi guhanura bitari byaza nuzuraga mwuka wera ariko ntaravuga noneho umunsi umwe mu kujya kubona mbona Imana iransanze mbona iransanze mu bicuku bya nijoro insanze rero nuko ntomeka iby'intumye nyine yakubwiye ngwiki ukuntu yambwiye rero ukuntu yansanze ikambwira hari umunsi umwe natinye kuvuga iby'Imana intumye rangije iravuga iransanga mu bicuku bya nijoro ngo kuki utinya kuvuga ari njyewe ugutumye ngo genda uvuge ni njyewe ugutumye kubera ko nabibonaga nkavuga si Imana koko nkagira ubwoba mu mutima ariko umunsi umwe iransanga irambwira ngo genda uvuge ibyo nakweretse mu bicuku bya nijoro kuko ni njyewe wagutumye ubwo rero dusenze mvuga iby'Imana yantumye mu kubivuga nuko ndabivuga maze kubivuga Imana ikomeza kunsanga guco Imana y'ubuhanuzi ikomeza gukura guco ibyo watinyaga kuvuga ni ibiki ibyo natinyaga kuvuga ni ibiki Tawa kwa turi gusenga nk'ubu twasenga yavuga icyo gihe ibyo wabonye ugatinya kubivuga uvuge n'impamvu wabitinye turebe impamvu nabitinye buriya aribwo bwa mbere uravuga ati si ibintu Mana koko ni wewe unyeretse nangwa ntago ari wowe nkangira ubwoba mu mutima ndangije njya gusenga Imana irangije iravuga ndangije irambwira ngo ni njyewe wakweretse genda ubivuge twari twasenze turi amakorari y'impuzamakkorari y'ababyeyi n'iy'urubyiruko nuko Imana iransanga irambwira hari umudamu muri bo noneho narose icyo gihe ndi guhanurira ndangije uko nabirose ngeze mu materaniro Imana irambwira iti ni njye wagutumye ndangije noneho tugeze mu materaniro uwo munsi ndabimubwira umaze kubimubwira ubona arabyakiriye yarabyakiriye nibanga se cyangwa bitubwira nibanga ry'akazi nibanga ariko naco nabwo ntago bikabije kuvuga ngo nibanga yaribwaga mu nda ahora atemba ahora ava noneho umunsi umwe ubwo ndabimusangisha aravuga ati byabagaho guhera ubwo munsi yarambwiye ati Imana ikongerera imbaraga yarabikoze nk'uko wabimbwiye Imana ishimwe ubanza wihana kuba wewe watinye kugira ute kubivuga nyuma yaho nta bindi wabonye uratinya nyuma yaho nari namaze gutinyuka ubwo nyine yankoze ku maso ubwo bwari ubwa mbere ubu waratinyutse ubu naratinyutse wowe se ubutumwa Imana yigeze iguha pe nawe ukavuga ati rwose ibi bintu ni Imana yabimbwiye pe nanjye niba ndakoresha terime yo kuvuga kwiyemera nanjye ni ntago ari kwiyemera ko kwirata nanjye pe ndemeye koko ni ukuri ndi umuhanuzi w'Imana ubwo butumwa bwo bwari bumeze bute ubutumwa bwari bumeze gutya ngewe hari umwana w'umunyeshuri w'umuhungu yari yigaga noneho mu kwiga kwe yiga mwaya mashuri arabararayo noneho umunsi umwe mu mutwe gwe mbese baramusarisha bamusarishije umunsi umwe arara mu gasozi barangije barampamagara baravuga ati turi nayo watubabarira ukaza ukadusengerera uyu mwana ko bavuga ngo urasengaga ndangije ndavuga nti si Imana koko ubu ngubu ndagenda nsengera umusazi koko wa Mana warakira ndangije ndagenda ari mu gitondo musanga bamukingiranyije mu cumba iwabo nta muntu wamwegeraga uretse ko bamukingiranyaga mu cumba bakamuhereza ibyo bamuhereza arangiza akagenda ndangije ngerayo mbwira Imana nti Mana nageze aha hantu ureka ubasha gukora igitangaza nje ntaco nishoboreye ariko uko ngiye kwatura aba ari wowe uza wikorere ndangije umwana w'umusore ndamusengera mu kumusengera ndangije ndababwira nti mumurekuraze hano muri saro none
noneho mukumurekura aje muri sare ukuntu yabakubitaga amakofe ukuntu ikintu cyose bamuhereje cyaba igikoma agahita kimena ntago yongeye kubikora ahubwo twaricaranye ndangije mfata Bibiliya ndasenga mbwira Imana Imana nzi yuko ushobora byose kandi nzi ko hari ubutware washize mu biganza byacu nyemerera uyu mwana w'umusore azakire yongera asubire ku ishuri umwana w'umusore navuyeyo umwana nta kibazo nsiga ukuntu yasaraga ukuntu yabaga ari kwivumbaguza umwana mbona aricaye aratujije atangira gusaba amazi buri kimwe atangira kugisaba kandi barabimuhaga akabimena noneho ndangije ndicara ndavuga nti rero bigeze nimugoroba ntindatashe mu gutaha nk'ejo nsubiyeyo umwana mu gusubira yarampamagara kuri telefone arambwira ati umva ukuntu nari imeze ni imisonga zisigaye ziri gutera mu mutwe ukuntu nabonaga abagabo bari kuza kunjyana bari kunkurura ntago nkibibona wambabariye ukaza ukagaruka ukareba niyi misonga iri mu mutwe kirakira nasubiyeyo umwana mu gusubirayo ndasenga na ya misonga irakira imaze gukira noneho umwana nkabona atangiye kuzana mu rugo kudusura akavuga ati warakoze ndangije noneho amaze kuzana kudusura mu rugo navuga ntiwaza tukajyana no gusenga umwana tukajyana noneho mu kujyana no gusenga umwana ndamubwira nti uzakira kandi uzasubira ku ishuri we muri we ntago byamutegekaga akavuga ati sinzasubirayo ndangije mbwira ababyeyi ndababwira nti uyu mwana azakira nyuma ibitarenze n'ibyumweru 2 nimuzabona umwana yasubiye ku ishuri umwana yasubiye ku ishuri ubu ari kwiga amubwiye ko azakira mu byumweru 2 ni nako byagenze niko byagenze ubu se yararangije oya ntago yari yarangiza n'ubu ngubu araciga ubagufata nk'iki byo ntabyabura mpamagara ari kunshimira kuvuga ati gusa warakoze Imana igikumpera umugisha mwinshi nukuri Mana ubuhanuzi rero tuyivuzeho ko byagenze nabo wasengeye sibyo ariko pe ndi kumva wampanurira shawatitiro kamanurira nitira ngo hanure asuze ngo biriya birizana umuntu tubonaga bije natwe sinzi uko bidufata yego igihe biraza nyuma ya kamera nta kibazo nibiza urabimbwira bije nawe bivuga tujye ku mpano yo kuvuga ijambo ry'Imana nayo tuyikoreshe kabisa ni karibu nko mu minota 10 rwose uvuga ijambo ry'Imana reka dusomere Zaburi 27 Zaburi ya 27 utangire ku murongo wa mbere Zaburi ya 27 Zaburi ya 27 Zaburi ya Dawidi Uwiteka niwe mucyo wanje n'agakiza kanje nzatinya nde Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanje ninde uzampinza umushyitsi ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho aribo banzi banje n'ababisha banje barasitaye baragwa naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanjye ntuzatinya naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima icyo nsaba Uwiteka ni kimwe nicyo nzajya nshaka nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho nkareba ubwiza bw'Uwiteka nkitegereza urusengero rwe umurongo wa 5 kuko ku musozi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha azanshyira hejuru ampagarike ku gitare nubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose ntambira ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe niko ko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka umurongo wa 7 Uwiteka umva gutaka kwijwi ryanjye umbabarire usubize guhagarikaho none ugenda uradusomera gahoro gahoro uhereye ku murongo wa mbere nge ndasoma gake gake yego mabuja era ku murongo wa mbere yego Zaburi ya Dawidi Uwiteka mucyo wanje n'agakiza kanje nzatinya nde ngo Uwiteka niwe mucyo wanje n'agakiza kanje ngo natinya nde
Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Amina, haleluya. Ngo Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Uwiteka niwe udukingira uko bwije n'uko bukeye. Uwiteka atatubaye mu ruhande, nta wundi watuba mu ruhande ushobora kwishingikiriza abisi bagahemuka. Ariko iyo wishingikirije Uwiteka niwe wakubera amaso, niwe wakubera mu ruhande mu kigeragezo wacamo cyose. Yesu Kristo niwe waza kukubera mu ruhande. Ngo Uwiteka niwe muco wanje n'agakiza kanje, ngo mbese natinya nde? Nta murozi watinya Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Nta mwanzi n'umwe watinya Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Nta munyamagambo watinya Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Ninde uzampinza umushyitsi? Ngo mbese ninde uzampinza umushyitsi mu kigeragezo cyo wacamo cyose? Nta muntu n'umwe waguhinza umushyitsi. Yesu ari mu ruhande rwawe. Mu madeni wacamo yose, yego tuyacamo ariko yemera ko tunabicamo, ariko nta muntu n'umwe waguhinza umushyitsi, kuko Yesu Kristo afite inzira zirenga ibihumbi agomba kubicishamo. Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Ngo ubwo abanzi banjye n'ababisha banjye bantereraga kumaraho, ngabo ngabo barasitaye baragwa. Nibo babisha banjye, nibo barozi banda uko bwije n'uko bukeye, nibo baje inama uko bwije n'uko bukeye, nibo batifuza ko wagira amahoro, nibo batifuza ko wagira ibitotsi mu bicuku bya nijoro. Nta muntu n'umwe wagomba kuguhagarara imbere. Yesu Kristo iyo yahageze byose birasobanuka. Amen. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, ngo umutima wanjye ntuzatinya. Amina, haleluya. Naho abarozi bajya na Kongo na hehe na Uganda, ibyo bakora byose Yesu yahageze nta byaba imfabusa. Ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye uzakomeza, umutima wanjye uzakomera, ukomere, umutima wanjye uzakomera kuko. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Yesu aje kugukomeza mu byo ucamo. Yesu aje kugukomeza mu bigeragezo ucamo. Nubwo bagutega, nubwo baroga mu bicuku bya nijoro, ngo ntihazagira mu muryango icyo mwimarira, ntihazagira ikintu na kimugeraho. Ariko iyo Yesu yahageze byose birasobanuka. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Ngo naho intambara yambaho, ngo no muri yo nzakomeza umutima. Amina, haleluya. Ijambo riratubwira ngo uzaca mu mazi ntago azagutembana, ngo uzaca mu muriro ntago uzaje. Ariko kubera ko yemera ko bitugeraho, ngo naho intambara zambaho, ngo muri yo nzakomeza umutima. Ngo naho intambara zabambira amahema kuntera, naho baca imanza bakavuga ngo kigiye gusenga ariko kizapfa nta kintu kimariye. Yesu Kristo yahageze ibintu birasobanuka. Amina, haleluya. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Icyo nsaba Uwiteka ni ikintu kimwe gusa nzaba nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka, ni ukumusenga ubudasiba, uko bwije n'uko bukeye, uko mpagurutse, uko ngiye, ni ugusenga Uwiteka. Ngo nicyo nzajya nsaba, kubera ko nawe akomeza kuturinda. Amina, haleluya. Imana ishimwe. Ubwiza bw'Uwiteka nkitegereza urusengero rwe. Ngo nkareba ubwiza bw'Uwiteka, ngo narangiza nkitegereza urusengero rwe. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Niba Yesu yaraje kukugirira neza, niba Yesu yagukijije ubwo buguma, niba Yesu yagukijije ubwo bumuga, amina, haleluya. Icyo usaba ni kimwe gusa, icyo usaba ni ugukiranuka, icyo usaba ni ugukiranuka ku gato no ku kanini. Warangiza, amina, haleluya, ukamusenga ubudasiba, ugahora mu nzu y'uko bwije n'uko bukeye, ugafasha abakene. Amina, haleluya. Amen. Amen. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Amina, haleluya. Ngo kuko ku munsi w'amakuba ngazandindisha kumpisha mu mahema rye. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Muri bya bigeragezo benshi bazaba barimo, wazaguhisha mu mahema ye kubera ko wemeye kumwizera. Amina, haleluya. Ubwo benshi bazicwa n'inzara, Yesu Kristo azaguhisha mu mahema ye. Amina, haleluya. Ubwo benshi, amina, haleluya, batazemera kuguhisha mu mahema ye. Amen, amen. Amen. Hihisho bwo mu ihema rye ntihazampisha, azanshyira hejuru amagarike ku gitare. Amina, haleluya. Ngo mu bwisho bw'amahema ye ntihazanshira, ngo none harangize ngo amagarike hejuru, ngo amagarike hejuru
cyubahiro zemera ko bikugeraho ariko nubwo bizakugeraho ntago bizakwica yemera ko duca mu mazi ariko ntago dutembana amina haleluya ariko nagira ngo nkubwire ngo gutinda kw'amasezerano kwawe niko kurama kwawe amina haleluya amina haleluya nubundi ntukihutire kugira ngo amasezerano yawe asohore vuba nubundi nta buramu bufite ahubwo gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe Imana ishimwe cyane nubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose amina haleluya ngo noneho namara kuguhagarika hejuru kuri cya gitare ngo umutwe wawe ngo uzashyirwa hejuru y'abanzi bakugose umutwe wawe azaguhagarika hejuru y'ababarozi bibwira ko umwaka uzarangira mu rugo iwawe nangwa se wowe yakugizemo igitambo amina haleluya amina haleluya ariko muri aka kanya ijambo riratubwiye ngo noneho ngo umutwe wanjye azawushyira hejuru y'abanzi banje ntambira ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka ngo ntambire ibitambo imbere mu ihema ry'Uwiteka ngo ndirimbe ngo ni koko nzaririmbira Uwiteka Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro Uwiteka umva gutaka kwijwi ryanjye umbabarire unsubize ngo Uwiteka umva gutaka kwijwi ryanjye ngo umbabarire unsubize amina haleluya Uwiteka aje kumva gutaka kwawe Uwiteka aje kumva gutaka kw'amadeni urimo Uwiteka aje kumva gutaka k'ubugumba Uwiteka aje kumva gutaka k'ubukene ufite muri aka kakanya aje kugusubiza icyambere ni ukuba maso ukamwizera ugakiranuka ku gato no ku kanini nawe akemera akaza akagusanga amen amina haleluya Imana ishimwe kandi habwe icubahiro iryo ni ryo jambo nari mfite Imana iguha umugisha Françoise impano zishoboka turazikoresheje nge nagukunze nubundi nzagaruka kugusura yego twongere ducumburireho n'izindi impano tuzikoresha iyo kubyina reka tuyisubike tuzayikoresha ubutaha ugiye gutanga nimero yawe ku buryo wagukenera yaguhamagara mugafatanya gusenga none nurangiza uhita udusoreza n'isengesho ni karibu 079 62 30 36 0 subiramo 079 62 30 36 0 izo nizo nimero nkoresha kazibaruye kuri Uwimana Lambert ibaruye kuri Imana Lambert kuki itakubaruyeho ngewe kuyibe impamvu itambaruyeho irangamuntu icyo gihe nari narayitaye ariko narayibonye karibu n'isengesho dusoze Mana yacu turagushimye tugushimye ko wemeye kubana natwe twatangiranye nawe none usozanye natwe Nyiringabo nukuri data wa twese icyubahiro nishimwe n'iryawe Nyiringabo data wa twese ijambo ryawe riratubwiye ngo uba mu bwisho bw'isumba byose Nyiringabo data wa twese uwo ngo wazama mu igicucu cy'ishobora byose nyemerera abadutega amatwi n'abatwumva iri jambo ryawe rigenda ribakoreho rigera ku mitima yabo rigira byinshi byomora rigira ibikomera rivura kuko uri Imana igira neza turagushimye noneho muri aya masaha nk'aya ngaya ngwino ukomeze kutubera amaso ngwino ukomeze kuturwanirira ukomeze kuduhisha mu mahema yawe ukomeze kuturinda amenyo y'abasetsi mwami Imana icyo twanze n'imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo komeza kudukomereza amaboko komeza kutwambika imbaraga mu byo ducamo komeza kutubera amaso uko bwije nuko bukeye mwami Imana turakwinginze ngwino ukomeze kubana natwe ngwino ukomeze kuturwanirira ngwino ukomeze kutubera hanze no mu nzu ukomeze kugota impande enye z'iyi si ukomeze kugota imiryango yacu mwami Imana ugere mu bitaro hirya no hino nukuri abarwayi barimo nabo ukomeze kubakiriza ubuntu bwawe tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.